Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza mwese mudukunda kandi mukaba mwarakoze subscribe n'umugisha ukomeye kubagira. Mama Mignone Official rero turahabaye rwose n'abandi benshi bagiye batandukanye, turi kumwe n'umutumirwa. Cyambere n'umukobwa wiyubashye, umufana, umunyarwandakazi, icyamamare muri makeya. Turaje mu kanya tumuha ikaze, ariko nanone ugubwe neza. Meze neza shiti yanjye? Yego meze neza. Oraho neza? Uraho. Tuguhaye ikaze. Murakoze kubankurikiye batanzi, nitwa Ingabire Gisela. Nkaba mbashimira ko mwantumye mu kiganiro. Imana iguhe umugisha kwitabira ubutumire bwacu. Yego. Ingabire Gisela ni muntu ki? Wiyumvemo unezerewe, utubwire Gisela ninde tugiye kuganira. Ingabire Gisela ni umukobwa ariko bakunda kwita umufiyemeri. Ni umukobwa wabyaye ufite umwana w'imyaka 12. 12. Ufite ibintu byinshi ugiye kutubwira, banza wiyumve neza ushikame. Tugiye kubanga umufiyemeri. Hari abafiyemeri batabyemera, bahora ari abakobwa. Umuntu agahora ari umukobwa kandi abyaye 5. Wanamubaza ngo warashatse. Hari umuhanzi bamwita, nawe n'umupasiteri w'umugore bamwitaga Dariyada, ngo yihanaganaga se na nyina. Umugabo abonye ko n'umwana azabyarana azamwihakana aramwirukana. Oya, njyewe ndabikunda, mbyiyumvamo, ndetse no muri quartier yanjye barabizi neza ko banyita mu marionette. Ubwabyo nishema kubyara nubwo nabyaye nkiri muto. Wabyaye ukiri muto ufite imyaka ingahe? Nabyaye mfite imyaka 14. 14? Yego. Aho rero niho tugiye kuganira. Hariya watubwiye ngo ni mama nde? Mama Lionel. Mama Lionel. Yego. Kutongeyeho Mesira. Oya. Hari ahandi mbikiye abantu, uri n'umufana ukomeye cyane w'abakinnyi bakomeye. Kuri iyo myaka 14 byagenze gute? Ku myaka 14 rero ni birebire, ko ntabwo ari ibintu umuntu aba yateguye, ariko iyo bije urabyakira, ko nta kindi wabikora. Icyo gihe nigaga primaire mu wa 6. Yego. Mu wa 6 primaire? Yego. Baraguterese se ni mwarimu? Nakana kagahungu kakubagana? Turanye? Yego. Yari umusore, yari umugabo? Yari umusore. Bigenda gute rero? Ni bamufunze? Amategeko ntabwo yabura kumukurikirana uko byagenda kose. Murabizi iyi leta y'ubumwe ko byagenda kose iyo ukoze ikosa urahanwa. Yari yujuje imyaka wese? Yego, we yari yujuje. Kuko imyaka nari mfite niyo yandushaga. Ariko waramukundaga nyine? Oya, ntabwo nari muzi. Yagufashe ku ngufu se? Ntabwo nabyita ko ari ku ngufu, kuko icyo gihe twese tuba twabishatse. Ku myaka 14 warabishakaga? Kuvuze ko ibintu ari ku ngufu, iki kiganiro n'umwana bazakura akakireba. Bituma umwana avuga ko yavutse ababyeyi be batamushaka. Yego, ntabwo navuga ko namushakaga, ariko nanone sinakunga mu byawe ngo nafashwe ku ngufu. Ntabwo nafashwe ku ngufu, ariko nanone ibyo nakoze nanjye narabishakaga. Ntabwo navuga ko wenda ntabwo najya kure y'ibyo uri kumbaza cyane, ariko ngiye siko mbyumva, sinako mbyemera. Hari ryana? Muri 2012. 2012 wari ufite imyaka 14. Yego. Ubu ngubu umwana afite imyaka ingahe? 12. Rero tugiye gusubira inyuma, nubwo wabishakaga ubundi byatangiye gute kugira ngo wenda n'abandi bana bafite imyaka 14 muri iyi minsi? Twaganiriye na Mama Mignone barambwe ngo n'umwana w'imyaka 9 ari umukobwa asigaye kuba afite sheri. Byose ndatangara. Undi byatangiye bite? Uko byatangiye, ngiye nkunda gufana, nkunda no gukina. Kera nkiri umwana mutoya nyine nk'iyo myaka, nakundaga gukina imikino yose itandukanye. Twahuriye ku kibuga rero ahantu hari buvuge, turaganira nyine, niho ibyo ngibyo byavuye. Yego. Mwagiye gukina umupira? Yego. Abafanye ngo murashaka iki, urundi rutego biba birarangiye? Biba birarangiye. Naho yari umukinnyi, yari umwarimu? Yari umukinnyi.
yari umukinnyi ari gukinira primaire secondaire yari gukinira secondaire noneho rero tugiye kuganira kuri iyo nzira yo gutwara inda cyangwa guterwa inda ufite imyaka 14 birumvikana watubwiye ngo umugabo bahise bamufunga urumva n'uwari kugufasha bahise bamufunga wabyitwayemo gute bwari ubuzima bumeze gute bwari ubuzima bushaririye cyane ko ndi n'imfubyi ndi imfubyi nakuriye mu muryango wo kwa nyogokuru ariko nawe urabizi iyo abantu batishoboye ibintu byinshi ntibabibona muri uko kutagira ibyo ubona rero udafite n'umuvandimwe mukuru wawe cyangwa murumuna wawe muto mfite musaza wanjye umwe wenyine kandi nawe niwe unkurikira urumva ntago nari kujya kumusaba pampa y'umwana cyangwa igikoma ubwo icyo gihe ukora iyo bwabaga nyine ugashaka uturimo utangira kwiga gukora kuko iyo wabyaye uba wakuze n'iyo utwise imyaka yose waba ufite ntabwo umuntu abyemera wabyaye cyangwa arebye kuri ID kurangamuntu nibwo umuntu yemera imyaka ufite ariko iyo wabyaye uba wakuze kuko umwana ntiyarira ngo nawe urire cyangwa usonze uri bwonse burya no mu murimo uriya byiga ukajyamo kugira ngo umwana akure hari uwaguhaga akazi se akazi ikintu icyo gihe cyokoze bankoreraga hari abaturanyi bari bazi ubuzima mbayemo nibo bamaga ibyo kurya byo guteka nkateka kwa ko mu rugo nyine n'abantu batishoboye ntawe natunga urutoki nyine icyo batamaye nuko nta cyari gihari ariko nyine ngaya n'ababyeyi hari igihe umubyeyi abona umwana we atwite afite imyaka mikeya agahitamo akato cyangwa se nkatwe b'imfubyi akavuga ati ubwo watwise nyine wakuze ubwo wishoboye bakaba baguha nk'inkono ya wenyine kandi nta bushobozi ufite ibyo byose n'ibyo abana b'imfubyi tugenda tunyuramo iyo twahuye n'ihohoterwa rimeze gutyo cyangwa twabyaye tukiri batoya yego wari imfubyi wabyaye ubahe hari jyawe nabyaye mba kwa nyogokuru wawe yego ubyara mama yaragufashije se cyangwa nawe ntiyari yishoboye yari umukecuru kuko byageze 2014 nawe yitaba Imana ariko we yabashije kukwakira yaranyakiriye ariko hari abandi nyine batabibonaga neza urumva ntago mubana muri mwenyine waba hari n'abandi baje kuhaba cyangwa bahaba nyine ukabona ntibabireba neza ukabona wenda n'icyo afite kuguha nta kiguhaye ariko abo bose ntawe ncira urubanza kuko batumye mba umukobwa ufungutse mu bwonko ubwo muri iyo myaka umwana yagize umwaka nsubira mu mashuri niga imyuga igiye itandukanye nize imyuga itandukanye nize imyuga igera kuri 4 cyangwa 5 nkorera na provisoire ndetse nkorera na perime ariko perime ndatsindwa na provisoire yanjye ngira ngo yarangiye ku itariki 7 z'ukwa gatatu urumva ibyo byose nibyo nyuma yaho maze gukuramo nize ubwenge bw'uko ngomba kwigira kandi nkagira n'umwana wanjye kuko ndabizi ko ndi nyakama umwana wanjye agasa neza nanjye nkasa neza kandi akarya nanjye nkarya akabona na minerivare yego nta yindi support wigeze ubona se support numva nabonye ni y'abaturanyi mbashimira cyane no mu muryango bakeya kandi bataraho mu muryango cyane ni umumama bita Twizerimana Claudine ndamushimira cyane n'undi mumama bita ni umugore nkunda cyane niyo mugezeho mba numvaga ndakanyisha ntabwo afite byinshi byo gutanga ariko nanone aravuga ngo muri bike mfite imfubyi ntikaburare cyangwa ngo ibwirirwe mpare ko nta hantu nshobora gusonza nzi ko nta kintu kiri mu rugo mu nkono nkajya no kuryayo ntabwo mba nabimubwiye ariko ndagenda akanyakira abandi rero bana b'abakobwa iyo bahuye n'icyo kibazo bagapfa kubona umwana babyaye ageze hejuru abagabo twakita batagira umutima bamwe na bamwe batangira kwataka wa mukobwa bakavuga wa undi wabaye fiyeme
reka natwe tujye kuhashyira urubuto rwacu. Izo mbogamizi ntabwo wigeze uhura nazo? murakoze. Izo mbogamizi ntizabura nk'uko bivuze. Abantu benshi bazi ko b'abagabo b'igitsina gabo bazi ko iyo umukobwa yabyaye nyine biba byararangiye. Baba bumva buri wese yamukina nk'agapira. Umupira burya iyo uri mu kibuga buri wese awukina uko yishakiye. Ariko bitewe n'ubuzima naciyemo butari bwiza n'ubu nkicamo kubera umwana nyine kumurera uri wenyine urumva ari ibintu biba bigoye cyane. Jewe umwanzuro cyangwa icyemezo nafashe hamwe no gusenga nsaba Imana nayibwiye ko bibaye byiza nazabyara noneho ngeze mu rugo rwanjye n'ibizaruma ku rugo nifuza sinzi ko nzarubona. Uzarubona ko usaba ufite byose se homo. Yego urugo ndifuza ko nazaburara nk'uko naburaye. Nzabona icyo kwambara nk'uko nigeze kukibura. Ntabwo nsaba byinshi kandi cyane mbere na mbere ni umugabo unkundira umwana uzemera kunkundana n'ibyanjye byose. Ariko ubu umwana afite imyaka 12. Ubu butunzi bwa mbere mfite kuri iyi si mfite nzi nifiteho ni umwana nabyaye nta kindi. Umugabo nsengera rero nuzankundira umwana ibindi byose bikaza nyuma. Ndi umukobwa uzi gukora nubwo nta kazi kanjye mfite nkora. Ndi umukobwa uzi gucuruza kwanza umuntu wese unzi arabizi ko nta kintu ntakora. Njya no muri arena n'ahandi hose nkakora n'amasuku nkararamo ijoro nkemera ngakorera ibyo bibiri avuga ngo biraza bimfashiriza umwana kwiga n'ibindi. Dore agiye kurangiza pirimeri ndi kureba ko nibura ya segonderi nzayabona nubwo bigoranye. Imana izagufasha bizakunda. Yego abagabo rero ngewe uburyo ntabwo navuga ngo ndabirinda 100% kuko mu isi ntibyashoboka twaba tubeshyanye. Ariko nanone iyo usenze usaba Imana icyo usenze usaba Imana irakiguha byanze bikunze twese turabizi. Ikindi nawe ubwawe nyine ukagira uko wirinda n'uko witwara kuko uko twitwara nibyo biduha ishusho icyo tuzaba. Ndavuga ngo sinize kuko narangirije aho pirimeri niyo mu mashuri nize ariko nkaba mfite igitekerezo cyanjye cyiza cy'ejo hazaza. Uburyo rero ejo hazaza hanjye nzahagira heza si uko nzabyara inshuro nshaka, si uko wa mugabo azaza nshuka kugira ngo ejo nongere mbyare kuko iyo mbyaye ninjye bigiraho ingaruka. Ndaheka nkarera nkavunika umugabo ari aho ngaho nyine ameze neza. Ubu kuko ntabwo navuga ngo narahohotewe icyo gihe noneho naba mbyaye mbishaka. Mu buryo rero bimfasha kuba abagabo nabirinda ntago ubirinda kuko ntago ari babi. Ariko nanone iyo bigeze mu kubyara barakigarika kuko umugabo wemera umwana n'umwe kwijana. Kumwemera ni gute? Kumwandikisha mu irangamimerere no kumufasha nibura mu bushobozi buke ukamufasha uko ushoboye. Uwo niwe mugabo njye nemera nzi ushobora kuba yagufasha. Hari n'igihe nanjye natekereje urabona nk'imaze imyaka 12 umuntu wateruye uruhinja zikuntu biryoha. Hari ngiye natekereje nkavugana ariko ubundi wakongera nkibyarira ariko nkatekereze se mbyariye uwa mbere namugejeje kuki undi nzazana nzaba mugejeje kuki. Icyo rero iyo nyitekereje mpita ngira ubwoba. Nkunda abana 100% ariko se nzaba mubyariye uwa mbere aransaba inkweto nakwikubita mu isoko najyana 5 bakanca 15 cyangwa 12 nkaba nsubiyeyo ntayo ntwaye cyangwa nkaguramo bodaboda ifunze ya 5 ubundi nkazamuka. Yambwira ati mama inkweto ifunze ntingiye nihangana ujyaniyo. Aritonda turanumvikana cyane ntabwo ari umwana stress icyo muhaye arakira ariko narabizi ko icyo ntamuhari icyo nkaba mfite nyine. Yego turi kugana ku musozo kugira ngo tuze no kujya ku gice cyo kugira abantu inama b'abana b'abanyeshuri nk'uko twari twabivuzeho n'uyu munsi byakubayeho hari abandi biri kubaho
ariko hari n'ababyirinda ntibagendere muri kirabaye na super dipe zo muri pirimeri, nawe urabyibuka twese twarahize. Ariko hari umuntu wahise wibaza ikibazo turi kugana bati se papa w'umwana byaje kugenda gute, yagiye muri gereza aracyariyo? Yego, papa w'umwana yagiye muri gereza, agiyemo ariko aza kuvamo, bamukatira imyaka, bamukatiye imyaka 10 ari hanze. Yego, 10 bamukatiye imyaka? Bamukatiye imyaka 10 ari hanze, nyine yaje baramufunze aza kuvamo. Impamvu ninjye namusabiye ko avamo, impamvu namusabiye ko avamo, ubwo hari nyine ntago yari yarandikishije umwana mu irangamimerere, kandi ngewe uko mbizi imyaka amaze kugira ni myinshi, nzi ko se umwana ari umwemera kandi yamwiyandikishijeho mu irangamimerere. Naratekereje ndavuga ni kumufunga ntacyo biri bumarire, niyo yamwandikisha gusa nkagira icyo nkamukorera ibyo nsabwa kumukorera byose mu buzima mbayeho ubwo ari bwo bwose, ariko nibura yanditse mu irangamimerere. Icyo gihe rero nasabye ko yafungurwa, arafungurwa, tujya kwandikisha umwana kuko nicyo nashakaga cyonyine, ko njye ntabwo mutunga urutoki, ibyabaye n'igeno ry'Imana. Aragufasha se? Ntabwo amfasha pe, ntabwo amfasha ko nta kazi nyine naba bafite. Ariko mugomba gufatanya inshingano nk'uko nawe uvuga ati nanjye nta buryo. Kuvuga ngo ngiye rero iyo bigeze ku mugabo w'ubu nabigusobanuriye. Umugabo iyo mumaze kubyarana kaba kabaye. Rero icyiza jyewe nafashe, nanze gufata umwana ngo muteranye na papa we, ni papa we ntakizakuraho ko ari papa we. Njye ngomba kumubera papa we, nkaba byose, papa we aramuzi, aramufite, icyamufashije ubwo ni icyo, niba nagirirwa ubuntu akamuha n'urwo rukweto yabakoze. Ko ubundi mama w'umwana niwe ugomba kwirengera ingaruka zose zibaye. Papa w'umwana agomba gufasha nyina w'umwana nawe mu gihe bitabaye. Mu gihe bitabaye turarenganurwa, turi mu gihugu, umuntu atita ku nshingano barabimuryoza, kuko hari umuntu nyine uri kubyibaza gutyo, wowe ubwawe ukaba ufite uburyo ubisobanura ati njyewe ntacyo ndi inkotanyi, nzakotana nite ku mwana wanjye, kandi nanone arimo araguhohotera uwo mwafatanyije kumubyara, nk'uko watubwira ati mwese mwarabishakaga. Rero iyo bigeze aho ngaho ndifata, kuko nakubwiye ngo abagabo ashobora no kugurira umwana urukweto nibura rw'1000 yabyaye, ni 1/100. Iyo bigeze aho rero umubyeyi uzi ubwenge aremeraga kubura no mu muhanda w'umumama, kugira ngo umwana we agire ubuzima bwiza ubwo atabonye we nk'umubyeyi, abiharira umwana we, ku buryo umwana atazavuga ati mama yambyaye mu buryo ubu n'ubu ariko nta nubwo yamfashe neza. Mbese kurinda umwana iyo wamubyaye muri ubu buryo bwo kubyarira mu rugo, kandi uvuge gutyo ndeke kubisisimba, iyo wamubyariye mu rugo ntumuhe uburere nk'ubw'abandi bana, ashobora kugira ikibazo akavuga ngo nuko nabyawe gutyo, akaba yanagutoroka akajya mu muhanda. Njya numva bajye babivuga ko abana bari mu muhanda benshi ari abo twabyaye, kandi iyo ni imyumvire ipfuye, kuko ibyo ngibyo ndabyemera uruhande rumwe byaba mu gihe wa mubyara adahagurutse ngo akore abo yabyaye, cyangwa se akaguma kubyara, ko hari n'ababyara akumva ko ubuzima bwe burangiye. Kandi jyewe ku myaka yanjye mike nemera ko ibintu byose bishoboka, nemera ko nshobora kubona umugabo nkunda, akankundana n'ibyanjye byose n'ubuzima bwanjye, nkakantwara nanjye nkaba umugore mu bandi, mu rugo nk'abandi bose, kubera yuko ubuzima nanyuzemo ubu tuvugana mbaye umumama, ndakeka naba umumama mwiza, ndi umumama wabyaye, ndi umumama urera umwana kandi nkamurera njyenyine, kandi agakura neza, abamuzi barabizi ko ari umuhungu mwiza cyane. Ni imfura nziza. Rero turi aho ngaho
ho kubyara hari ababyeyi bamwe babyara mu magare tugenda tubabona ukabona n'uwo yabyaye aramwifashishije kugira ngo bimubere urugero rwiza rwo gusaba. Yego. Ndagira ngo tujye inama rero. Yego. Ndahamya nashidikanya hari abantu bamwe na bamwe bababona kandi baba bafashijwe pe. Yego. Hari ejo mu gitondo akagaruka, ejo mu gitondo akongera akagaruka. Uyu mubyeyi uhura n'ikibazo cyo guterwa inda cyangwa kubyara neje akabyara niye nama amugira. Inama nabagira rero ni bagenzi banjye pe. Niba hari nuri budukurikire ndabizi ko batabura. Abanza ndebe ntago ndi umukobwa mubi. Maze imyaka 12 mbyaye. Byonyine ndabishima Imana. Kandi nabimana irabazi kandi barayizi. Imana ikunda imfubyi, Imana ikunda abantu baca mu buzima nk'ubwo butari bwiza. Inama nabagira niyo kwifata akumva ko niba byaye rimwe nibirangiye. Niba agize n'ibyago kandi cyangwa amahirwe kuko ntabwo kubyara abana bacu ari ibyago n'umugisha. Basi wenda akongera inshuro ya kabiri kuko bibaho. Nafungira havuga ati ntabwo nzaguma ndi umufiyemere. Ese ko nzi ko umufiyemere ari umuntu byaye rimwe nubyara kabiri gatatu zitwa iki? Uzaba uri umugore mu bandi. Kandi umumama ngewe uko mbyumva cyangwa mbyemera ni umuntu wabanye n'umugabo mu nzu nibura icyumweru kigashira cyangwa umwaka. Ariko se niba utaraciye mu ibyo bintu ukabyara rimwe kabiri gatatu harya uzitwa iki? Ikindi wabyaye uri muto nibyo ariko hari inzozi bifuzaga kugeraho kabane nubwo bitoroshye kuzigeraho ariko hatanye byakunda. Ikindi hari umuntu ukubona mu buzima urimo ucamo hatana ufite umwana umwe akabigukundira ariko uzakubona ubyaye gatatu azavuga kuri icyo manzi. Icyo gihe ntago azavuga ko byakugwiririye. Icyo gihe azavuga ko ari business. Kandi wigeze kumbwira ngo abana akamusabisha mu muhanda. Abana bacu nabo mugisha utangira gutuma umwana abo umuvumo utangira kwiga kumusabisha wamfunguriye ntago biriya bintu ari byo. Ugatuma umwana wawe ajya mu muhanda akaba marine. Umwana wakize leta y'ubumwe yaduhaye igihugu cyiza kandi duha n'amashuri. Amashuri ni 1000 hafi ya hose. Ese 1000 wakibara cyo kwishyurira umwana ishuri? Yego. Ntago tuba dushaka ko abana bacu biganye n'ahantu nk'aho muri leta. Ariko na leta ni nziza ho kugira ngo umwana wanjye ajye kuba marine. Yajya kwiga muri leta ejo nejo bundi ntago nzi icyo azaba. Yiza bishaka umwana aho yize hose ashobora kuvamo umuntu ukomeye. Oya leta se twese nitwazizemo tukajya dusobanurira abantu bize mu ma private school. Yego. Naho barigisha kandi cyane. Inama nagira abo babyeyi abokobwa bagenzi banjye female ni ubundi baba barahenanwe n'agahinda. Aba yaraheranwe n'agahinda n'agahinda gatuma cyangwa kubura icyo agaburira umwana. Ese uzi kubura icyo ugaburira umwana akakureba mu maso iyo mbigezeho nawe byakubayeho ujya gusaba? Oya ntugire ikibazo polisi. Ndashima Imana ntabwo nagiye gusaba mu muhanda ariko umuntu wese nasabye ambabarire ntabwo ari njye ninda yanjye ni umwana. Kubona umwana agusaba icyo kurya ukakibura n'agahinda. Ibyo bibaho cyane ku mubyeyi. Umubyeyi wabyaye aba yumva ntacyo atakora kugira ngo umwana wabeho neza. Bibaho cyane inzara ndayizi. Noneho njye nyizi mfite n'umwana w'uruhinja. Inzara irakurya ukagenda ugasa umuhondo. Byageze n'aho duturanye bageraho bakajya bangirira impuhwe bagateka bakazana ibiryo mu rugo. Njyewe ariko inama mbagira ntabwo ari iyo kujya gusaba cyangwa kumva ko bazakomeza urahatana ukabigeraho.
urahatana ukabigeraho. Uko byagenda kose ni we wigira, nta muntu wigira. Nta muntu wigira, ugira abajyanama. Urabizi iyo uca mu buzima butari bwiza ugira n'abantu usanga babaturanye, ukabagisha inama bakayikugira, noneho bakakwereka n'inzira y'icyo wakora. Jewe ndabyibuka njyewe nari nkiri muto cyane, ariko nahise nangira kuba sharp ku buryo utuntu twose numvaga nadukora cyane, kubera ko nzi ko mfite umwana ukeneye kurya, kandi nanjye nkeneye kurya, nkeneye kwambara, nkeneye pampa, nkeneye nuko nyine bitaduhiriye, ariko haragerageje. Oya, haracyari igihe, haracyari n'ibyiringiro yuko igiti cyatemwa kikongera kigashibuka. Abantu impamvu twari tubashije iki kibazo tunasaba ubujyanama nuko turi kumwe n'umuntu wahuye nabyo kandi afite experience. Ikindi nanone hari igihe cyageze bakajya batanga shisha kibondo ku babyeyi nk'abo ngabo, hanyuma umuntu akishimira ko buri mwaka azajya ahora afata shisha kibondo, agashaka umugabo umutera inda bibaho kugira ngo byonyine bajye bahora bamuha. Urayizi shisha kibondo nawe barayiguhaye? Yego, jewe rero navuga ko nabyaye mu myaka mibi. Yego, leta yaramfashije, ariko jewe nabyaye mu myaka mibi, narimenyaga. Hari n'ibindi natarutse, jewe naciye mu buzima busa nkaho bukakaye. Yego, ndibuka nkimara kubyara, narabyaye, maze kubyara mpita ndwara amabere ngo babyita ifumbi. Nyarwaye umwana agira amezi 2 n'igice, biba ngombwa ko mushyira ku mata. Ntabwo nari mfite ubushobozi bubona ayo mata, ariko ndibuka hari umuturanyi nahamagaye, ndamubwira nti rero dore aho ndyamye mu bitaro, ntabwo ndi kubona icyo kurya. Sibyo ko leta ari umubyeyi yazanye gahunda nziza yo kugemurira abantu batishoboye kwa muganga. Ibyo biryo byarantunze pe, nibyo nzi bya leta byarantunze, kuko navuye mu bitaro mpita nsubiramo aho bambaze hagize ikibazo. Nsubiyeyo bahita basanga nanarwaye amabere. Kwa kubyara uri muto, nta muntu ukwitaho, usa nk'uri wenyine unyakamwe. Ibyo byose mbimenyera he kwa muganga, binsaba ko maryama ukwezi banyitaho ngaho no ku mabere, bansaba guha umwana amata. Icyo gihe ntabwo ubwira umuganga ngo sinishoboye, kandi umwana akeneye kubaho kugira ngo adasonza agapfa. Ubwo nahamagaye umuturanyi, nakuze ndi umwana uri sharp cyane ku buryo abantu benshi bankundaga batananzi, batanafite icyo nyine bagamije kuri njyewe. Yego, impamvu mvuze ngo bafite icyo bagamije kuri njye nuko ndi umukobwa, hatagira wumva ko hari wenda niba ari umupapa cyangwa umumama hari icyo yarangamijeho kindi. Oya, hari umuntu kwirebera gusa, cyangwa impano Imana yaguhaye bitewe n'uburushyi wakuriyemo, avuga ati uyu mwana reka tumwihere impano yo gukundwa n'umubonye wese. Mpamagara abantu ndababwira umwana wanjye gutya na gutya. Muri iyo minsi ndi kwa muganga rwose nabonaga amata yo kumuha, kuko n'abagemuye barayagemura. Abana bacu babaho neza, kuko umwana wanjye yanyweye ayo mata abonye yose nta kibazo yagize. Ubu ni umuhungu mukuru rwose, ushima Imana. Aragerageza, nk'uwa 9 cyangwa uwa 4 cyangwa uwa 6, aho nyine ibyo nzaniye nibyo nakira. Kandi nawe uramumotiva. Tugana ku musozo rero, b'abana b'abakobwa, agasheke na supadipa byoshya umwana w'umukobwa, irindazi ryo muri kantine rikamwoshya neza. Hari naho bigeza abarimu bamwe na bamwe yifata agatereta n'umunyeshuri yigisha. Inama kuri aba bana b'abakobwa, kuko watubwiye urugendo waciyemo, kugira ngo nawe byibura avuga ati ndirinda kugira ngo ibi bihe bikomeye nazabicamo. Yego, inama y'abana b'abakobwa, icya mbere ni ukunyurwa n'ubuzima ubayemo, kuko abagabo benshi badushuka bitewe n'uko babona duturuka mu miryango ikennye, kuko ikizeyo sinyikomozaho. Burya umwana wo mu bakire abikora yabishatse, ariko mu bakene nk'uko wabivuze bashobora kumushukishiriza za supadipu, akenda keza atajyanye ku ishuri, wenda nko mu bigo biga babamo pirimeri se akajya amutegera akagare. Nta nubwo baduha ibintu
ngewe nta na shikarete y'icumi nariye wowe yatsinze igitego ngewe nta rwose pe nta nubwo baduha ibintu nyine iki ni ukunyurwa icya mbere niba iwanyu muri abakene ubona ntacyo bakwima kuko baba badafite nugendera ku mwana wa runaka ngo afite ibaga nziza mama wawe ntazayibona ejo uzahura n'uyikugurira kandi ntabwo azakugurira ibintu kabiri utaramwishyura mu kumwishyura rero uhita ukuramo iki indi itateganyijwe icyo nabasabaga mbasaba mbabwira nk'umuntu wabinyuzemo ngewe mba mvuga ko mba ndi umuminisitiri cyangwa umudepite kuko nkunda inzego za leta mbasaba cyane ngewe byatumye hari ahantu henshi ntagera abanzi barabizi kubera ko nabyaye nkiri muto simbona uburyo busubira ku ishuri nari nzi n'ubwenge pe ariko sinabonye uburyo busubira ku ishuri ko ntaho nari bubone nsiga umwana rero nyabagira inama yo kunyurwa n'ubuzima babayemo nta kindi iyo tunyuzwe ibintu byose birashoboka nta kindi kidasanzwe nababwira ya kukiri mutoya umuntu agushubije ku ishuri ukabona umuntu kuvuga ati rero subira ku ishuri n'ubundi ntarirarenga uzaba minisitiri wabyemera ntabwo amahirwe aza rimwe mu buzima n'ubu nicara umbwira ngo nsubireyo nasubirayo kubera yuko icya mbere ubu iyo tubayeho gutyo nyine mu buzima bwa gikene urera n'umwana umuntu uje gufasha iyi nkunga yose yaguha urayakira kubera yuko ntabwo nakubwira ngo sinasubira ku ishuri narisubiramo nkiga rwose nkajya mba n'uwa mbere kugira ngo umwana wanjye twigane rwose ajye avuga ati mama agiye ku ishuri nanjye ngiye ku ishuri njye numva ko kuba ntarize hari ibintu byinshi wari warashoje mu wa gatandatu yego reka tugushimira ariko hari umuntu wavuga ati ndamukurikiye muzongere mu mutumire tuzagutumira twongere tuganire ariko watanga nomero ya telefone yawe abantu bo hanze bibuke yuko mu Rwanda babanza guteranya 250 nawe hari uwaciye muri ubu buzima ushobora kuba waragiriwe amahirwe ukaba uri hanze muri diaspora Imana ikagucira inzira ikagutabara ikaguha icyerekezo cy'ubuzima uyu muntu hari icyo wenda wamusapotingaho hari inama wamuha hari inama nawe yakugira bitewe na experience yaciyemo wowe uri gucamo uyu munsi wayisanzemo ukaba uvuga ngo inda wayikuramo uyu munsi afite ishema kuba afite umwana w'umuhungu kandi n'iby'icyubahiro bamwita mama banamwita umufiyemere ubyemera witonda nomero ya telefone nimero yanjye ni 078 5 7 12 38 reka tugusabire umugisha kandi tubwire ba bagabo bafata nomero zose nta kintu bagiye kugufasha uretse Imana ikugirire neza yego murakoze cyane